Yeah, alright to everyone. Muraho neza abakunzi ba filime yacu umukire w'umumiliyoneri Cedric wari uri mu kaga gakomeye cyane bitewe n'umukozi ukora muri kampani ye bita Shafi abashije kuba yatabarwa n'umwana wo ku muhanda watoraguraga ibyuma byashaje. Umuntu bita Cedric ubuzima bwe bwari buri mu kaga bubashije kuba bwatabarwa. Cedric wari wapangiwe gupfa, Cedric wari wapangiwe kwicwa n'umuntu bita Shafi abashije kuba yarokoka. Umuntu bita Alice we yari yamaze kuba arwara turuma, umuntu bita Alice yari yamaze kuba agwa muri koma kubera kubura umukunzi we Cedric. Umuntu bita Alice nawe agiye kongera kumererwa neza, agiye kongera kwishima kubera ko umukunzi we Cedric yabashije kuba yatabarwa. Ubuzima bwa Cedric bwongeye kuba butabarwa, umuntu bita Cedric akabasha kuba yacika umuntu bita Shafi wari wamupangiye kumwica. Ese ko umuntu warwanyaga urukundo rwa Cedric na Alice ariwe musaza wa Alice muzi nka Dani yamaze kuba ashwana n'umuntu bita Shafi. Murabona noneho umuntu bita Dani ariwe musaza wa Alice atagiye gutangira gushigikira urukundo rwa Cedric na Alice. Umuntu bita Dani ariwe muzi nka musaza wa Alice yamaze kuba ashwana na Shafi, aho umuntu bita Dani yamaze kuba abona impamvu yumvikana yatumye mushiki we Alice yanga gukundana na kiriya kigabo ngo ni Shafi. Umuntu bita Shafi rero akomeje kugenda yiruka kuri manager wa Cedric ngo ahamagare boss we amubwire ko agiye kumusinyira kontara. Umuntu bita Shafi akomeje kugenda ashaka akazi ku ngufu muri kampani ya Cedric. Kandi nk'abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri muzi ibintu byose umuntu bita Shafi yakoreye Cedric. None ku bw'amahirwe umuntu bita Cedric yabashije kuba yatabarwa acika umuntu bita Shafi. Umuntu bita Shafi araza kugera kuri ofisi asange umuntu bita Cedric niwe boss wa kampani. Ese murabona biraza kugenda bite? Abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri bakomeje kugenda batubwira ko bafite amatsiko menshi cyane, bakeneye ama episode menshi ya filime yacu umukire w'umumiliyoneri. Rero mbere yuko uza ubona ibyo byose, mbere yuko uza ubona uburyo umuntu bita Cedric agiye kwigaragaza nk'umukire, uburyo umuntu bita Shafi agiye gusanga Cedric ariwe CEO wa kampani, mu by'ukuri uburyo urukundo rwa Cedric na Alice rugiye gushigikirwa ku rwego rwo hejuru cyane kubera ko Cedric bari barasuzuguye bazi ko ari umukozi wo mu rugo, kandi ibyo byose yari yarabibahishe abikora kubera urukundo yakundaga Alice. Aremera yigira umukozi wo mu rugo, aremera arakubitwa, aremera arasuzugurwa kugeza n'ubwo umuntu bita Shafi yafashe Cedric akamufeka cyane kubera ko yari amutwaye urukundo, kubera ko umuntu bita Cedric yari amaze kwigarurira umutima wa Alice na Alice amaze kwigarurira umutima wa Cedric, birangira umuntu bita Shafi aburiyemo. None ubu ngubu tuvugana umuntu bita Cedric wari warashimuswe n'umuntu bita Shafi yabashije kuba yamucika, kandi umuntu bita Shafi ari gushaka akazi ku rwego rukomeye cyane. Umuntu bita Shafi ari gushaka akazi muri kampani ya Cedric. Umuntu bita Shafi agiye kugera kuri ofisi ya kampani asange CEO wa kampani ni Cedric. Ese murabona umuntu bita Shafi arabasha kugera mu maso ya Cedric? Ese muratekereza ko ibintu byose umuntu bita Shafi yakoreye Cedric, umuntu bita Cedric araza kuviramo aho? Ngira ngo mwabonye ko umuntu bita Cedric yakomeretse bikomeye cyane mu maso kubera uriya mugabo ngo ni Shafi wamugiriye nabi, kubera ko umuntu bita Cedric yikundaniye n'umuntu bita
Alice. Guys, ahangaha nimba uri umukunzi wa filime umukire w'umumiliyoneri, filime iri kugenda ihindura imyitwarire ya benshi, kubera ko iyi filime ni imwe muri filime za mbere zikunzwe, kubera ko iri kudufasha kugenda duhindura imico, iri kugenda itwereka uburyo tugomba kubaha uwo ari we wese, tutitaye ngo ninde, tutitaye ngo ni umukozi wo mu rugo, kubera ko nawe bushobora guca ubuzima bwe bwahindutse ariwe dutezeho amakiriro. Guys, ahangaha nimba ushaka kumenya ibihano umuntu bita Cedric araza gufatira uyu mugabo ngo ni Shafi, niba ushaka kumenya uburyo ba Dani baraza kwitwara, Dani na Gihozo bakimara kumenya ko kampani bakoramo ari ya Cedric bitaga umukozi wo mu rugo, mu by'ukuri ndagira ngo musabe ufate isegonda rimwe ubanze ukande subscribe. Fata isegonda rimwe urebe munsi y'iyi video wanditse subscribe, ukandeho rimwe n'urutoki, ufate irindi segonda rimwe ukande like. Like ni igikumwe cy'ikiganza kirebye hejuru, ureba munsi y'iyi video uraza kuba ukibona, ukandeho ubundi usharinge, ushire n'udutima twinshi hasi muri comment. Nk'abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri, akaba ari filime iri trend, akaba ari filime iri muri filime za mbere zikunzwe kandi ifite icyo yigisha umuntu wese uyikurikira. Guys, ahangaha nimba ukunda filime umukire w'umumiliyoneri ukaba waratangiranye nayo guhera kuri episode ya mbere, mu by'ukuri nawe wabasha kudusangiza icyo iyi filime yakwigishije, uburyo wakitwara mu buzima. Mu by'ukuri wadusangiza hasi muri comment ku nyigisho waba warakuye muri iyi filime umukire w'umumiliyoneri kuva watangira kuyikurikirana. Ese guys, ko umuntu bita Shafi wari ufite inshuti umuntu bita Dani na Gihozo bashyigikiye ko Shafi ariwe ukwiye gukundana n'umuntu bita Alice, ariko Alice akanga kababera ibamba, none umuntu bita Dani na Gihozo nabo bakaba bamaze kuba bashwana n'uyu mugabo ngo ni Shafi. Murabona Shafi adasigaye wenyine, umuntu bita Shafi na manager we Tricia ntabwo bacyumvikana. Umuntu bita Shafi wigaragazaga nk'umukire, umuntu wirataga nkaho afite amafaranga, agiye kuba yakubitwa kubera ko kampani ya Cedric yakoragamo yamuhembaga amafaranga menshi, akazi agiye kuba yagahomba. Niyo kontra yari gushaka kuba Cedric yamaze kuba arokorwa, kuba ubuzima bwa Cedric bwamaze kuba butabarwa. Mu by'ukuri umuntu bita Cedric nawe agiye gukora revenge. Umuntu bita Cedric ntabwo araza korohera uyu mugabo wamukoreye ibintu bibi cyane ngo ni Shafi. Mu by'ukuri rero ibintu byabaye muri filime yacu My Daughter, mwabonye ko n'umuntu bita Dani nawe yaje gukora revenge ku muntu bita Shafi, aho umuntu bita Shafi yageze kwa Dani ari gushaka umuntu bita Alice, ariko umuntu bita Dani akabwira Shafi ko Alice ntawe uhari, aho umuntu bita Dani yakubise umuntu bita Shafi akenda no kumwica. Mu by'ukuri umuntu bita Shafi yamaze kuba ashwana n'umuntu bita Dani. Ese guys, murabona urukundo rwa Cedric na Alice rutagiye kuba rwatsinda? Abantu bose batangiye kugenda babona ko urukundo rwa Shafi urukundo rwa Cedric ndetse na Alice rukomeje kugenda rutsinda, aho abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri aribo bagendaga batwibwirira ko urukundo rwa nyarwo uko byagenda kose iteka n'iteka ruratsinda. Guys, abantu bemera neza ko urukundo rwa nyarwo rutajya rutsindwa, abantu bemera neza ko urukundo rwa nyarwo rutsinda igihe icyo ari cyo cyose. Mu by'ukuri mwandika hasi muri comment mushiramo udutima twinshi mugaragaza urukundo. Guys, urukundo nicyo kintu cya mbere abantu baba bakeneye ubundi kugira ngo ibintu byose bigende neza. Rero urukundo rwa Cedric n'umuntu bita Alice nta kintu kizigera kirutandukanya, kubera ko umuntu bita Alice yiyemeje gukunda Cedric, ari umukozi wo mu rugo, ntago bazananiranwa. Igihe umuntu bita Alice azaba yamaze kubona noneho ko umuntu bita Cedric ari CEO wa company, ari boss wa company. Ese guys, murabona umuntu bita Dani na Gihozo ndetse na Shafi batazatungurwa cyane
kuba barakoraga muri kampani ya Cedric, ariko Cedric ari umukozi wabo wo mu rugo. Guys, ahangaha harimo ihurizo rikomeye cyane abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri bakeneye kuba basobanukirwa. Gusa wowe icyo usabwa nta kindi, tukwibutsa reba munsi y'iyi video aho hasi ahantu handitse subscribe, ukandeho rimwe n'urutoki kugira ngo ujye ubona utuntu tw'ubwenge muzajya mubona kuri YouTube channel yanyu y'ubwenge ibagezaho utuntu tw'ubwenge umunsi ku wundi. Ubundi ukande na like, ubundi ukore share, like, comment and subscribe. Ibyo byose ubikora niba nawe uri umuntu ugira urukundo kandi ukaba ukunda filime yacu umukire w'umumiliyoneri. Iyi ngiyi ni filime iri kugenda ifasha abantu kugenda bahindura imyitwarire bagiraga kuri bagenzi babo, dusuzugura abantu ngo ni abakene.